Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse, noneho mbazaniye indi mining nshyashya ariko itazajya ku isoko kera, ni vuba aha, ni mu kwa kabiri mu matariki 18 gutyo. Ni mining izajya ku isoko vuba aha, kanze mbibereke, murayibona izajya ku isoko harabura iminsi 96, iminsi 96 n'amezi 3 arengaho iminsi 6. Yego, urumva ko ari mu kwa kabiri neza neza mu matariki 15, 17. Rero iyi mining nje kubereka uburyo wafunguramo account n'uburyo wajya uyikora. Iyi mining irakomeye, ukimara kwinjira bahita banakwereka uburyo ukora KYC, uhita ukora KYC ako kanya. Rero iyi mining nari nyibazaniye kugira ngo muyitangire, ubundi turebe ikizavamo. Yego, sasa twagiye. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe, ukande like, nawe asanzwe ukore like kugira ngo tujye dukomeza tubane muri video z'ubutaha. Kanze mbereke uburyo wafunguramo account n'uburyo wajya umininga bisanzwe. Twagiye sasa. Uraza ukande kuri link ndiwe nasize muri comment. Muri comment ya mbere niyo uri bukandeho, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero nasizana muri screen nguhe link uri bwinjirireho. Yego, nurangiza niyo uri bukandeho. Iyi ngiyi imeze gutya neza neza, ni kuri usange imeze. Murayisanga muri comment cyangwa muri description, cyangwa unanyandikire ubundi nyiguhereze. Ubundi uhite niyo uri bukoreshe ujya gufungura account. Yego, nurangiza niyo uri bukandeho ihita ifungukira nko kuri Chrome cyangwa bitewe n'indi browser ukoresha. Nurangiza utegereze, barahita bakuzana ahantu hameze gutya, hano hameze gutya. Nusanga bitari mu ntuza mu Cyongereza, urahita ukanda ahantu hari hejuru, uhita kuri kara kantu kano ko hejuru, leta biri mu Cyongereza. Full name, amazina yawe ya nyayo yandi ari ku ihehe, ku irangamuntu, niyo uri bukoreshe. Nurangiza uhite uyandika mwaho ngaho, amazina yawe ya nyayo, apana kujya gushyira amazina yatari ya nyayo, ari ku irangamuntu niyo ugomba kwandika, ukabanza irya mbere ugakurikiza irya kabiri. Yego, tuvuge ko wenda ari Izabayo Eric. Nurangiza hano wa kabiri tuza wandikemo username, akazina ushaka kuzajya ukoresha nyine, katwandikemo wenda Left Tech. Ha gatatu tuhita twandikamo email tuzadukoresha. Nurangiza hano uhite wandikamo nimero yawe ya telefone, hano urandika ubanza code y'igihugu urimo. Murayizi mwese code, wenda niba uri mu Rwanda ni 250, ugahita ukurikizaho 7. Nusoza kuyandika uhita uza hano hasi ukore password. Ugomba kuzajya ukora password ikomeye kugira ngo batazakwiba. Abahaka baba bahari bakwiba account. Njye niyo ndimo ndaberekeraho, nta kibazo, ntabwo mbishimisha password. Yego, nurangiza uhite uza wandika mu password n'urugero ushaka. Nurangiza no hasi uhita wongera uyisubiremo, hano hasi urahita wongera uyisubiremo. Uyisubiremo kwa kundi, nta kintu gihindutseho wa muntu we, kugira ngo bitaza kukugora. Nurangiza uhita ukanda aho hantu handitse ngo register. Muri kuhabona register, niho uri buhite ukanda. Urahakanda utegereze gatoya. Tegereze, birahita bikunda, ntabwo biri bugorane. Mbabwira ko iyi mining mwabantu mining nimushaka uburyo muyitangira kano kanya, muyikore bizagize mu kwa kabiri basi mumaze kugiramo nka coin nka 400. 400
izo coin 800 niyo yaba yasohoka iri wenda ku idolari rimwe, ni amadolari 400. Urumva ayo mafaranga ukuntu angana? Urimo urayumva? Kandi niyo itasohokera ku idolari rimwe, niyo yaba ari munsi yayo cyangwa arengaho, murumva ko ari amafaranga menshi. Nta kumayininga bisaba umwanya munini, ni ukugenda ugakandaho ukikomereza gusa. Yego. Naberetse ahantu mukanda ko ari register hano. Yego. Ni utuntu ndimo ndababwira, niyo mpamvu nabaye mbihagaritse gatoya. Dukandaho account hano, uba wamaze kuyifungura bongeye bagahita bakugarura hano. Iyo hano umaze kubisoza bino, uhita uza kanda hano handitse ngo register login. Muri kuhabona hano niho uhita ukanda, ubundi ugahita ujya gushyiramo account. Ugashyiramo hano uhita wandikamo email wakoresheje winjira, ukayandikamo. Ntabwo biba bigoranye, uhita uyandikamo ya email wakoresheje, ugahita uza kwandikamo na ya password. Ya password wakoresheje winjira. Warangiza kuyandikamo, ugahita uza ugakanda hano handitse login. Ntabwo ari ibintu biba bigoranye. Ukimara kubikora bahita bakujyana ahantu ha KYC. KYC ugomba guhita unayuzuza kugira ngo bitazakugora. KYC ntabwo ibigoranye, ni ukuza ugahita ushyiramo irangamuntu imbere n'inyuma, ugahita wifata na selfie ufite ya rangamuntu mu ntoki, cyangwa passport cyangwa permis. Yego, ntabwo ari ibintu biba bigoranye. Hano hambere uhita uza ugashyiramo ifoto y'irangamuntu y'imbere, hari imbere nyine, hari ubona hari ifoto yawe n'ibiki. Yego. Hano ha kabiri ushyiramo inyuma h'irangamuntu, handi ubona hari ibara by'ubudomo. Noneho hano ha gatatu ushyiramo iki? Ushyiramo ifoto yo kuntuza, wifata selfie ariko ufite ya ntuza ya rangamuntu mu ntoki. Selfie nyine ku buryo mu isura hagaragara, ugahita ukanda hano submit request. Ubundi warangiza bahita bakujyana kuri dashboard yo kumayininga iyo umaze gusubmitinga. Iyo umaze kubisoza. Biba ari ibyo ngibyo. Iyo umaze gukuramo account byose wabirangije, kugira ngo uze utangire iyo umunsi wa mbere, kugira ngo utangire mayininga uraza ugakanda hano ahangaha. Hano iyo amasaha yashize bahita bakubwira ngo start mining, niho uhita uza ugahita ukandamo hano niho uza ukikandira, ubundi ugatangira mining. Bihita bitangira kwibara, nyuma y'amasaha 24 ukaza kugaruka. Yego. Noneho ikindi, iyo ushaka gutumira abantu, uza hano. Urabizi ko iyo abantu bakwinjiriyeho, uragira nyine bakongera amabonasi. Noneho iyo wamaze gukora KYC, ahantu ucungira ko yakunze nyine bayiguhaye ni hano. Uza hano hejuru, ugategereza ugakandaho, ukazamura ukaza hano account information. KYC yabaye verification approved nyine, dore ngiba ahantu biri, urimo urabibona. Njye KYC yarakunze. Nawe kuko kundi iyo ugifungura account ukuntu ahita akubwira gukora KYC, hari uragenda ukayikora, warangiza ugategereza nyine, nyuma y'iminsi nk'ibiri ugahita wongera ukarebaho. Iyo usanze itakunze, baragira nyine, urongera ukayikora. Sasa noneho hari igihe abantu mugorwa n'ururimi, ugasanga iri mu Cyarabu. Iyo iri mu Cyarabu, ukuntu bigenza, uzana kuri tuno tudomo 3 two hejuru, kaze nubereke neza. Uratubona tuno,
ukadukandaho, ugahita uza hano handitse ngo taranzirete, mo murahabona taranzirete, reka mabereke, dore ngaha, ugahita uhakanda, bihita byizana mu cyongereza, sibyo? Bihita byizana mu cyongereza, ubundi ukikomereza akazi kawe. Hari igihe uzasangamo icyarabu kubera ko ino ari iy'Abarabu. Reka twisubire inyuma noneho nkwereka uburyo washyiramo application yawe muri telefone. Gushyira application muri telefone ukuntu uzajya ubigenza, bizagusaba ko ufitemo Telegram nyine. Telegram murayizi. Telegram numara kuba uyifitemo uzamura hano hasi. Nurangiza ubona hano handitse ngo download app. Uhita uhakanda. Bahita bakujyana kuri Telegram yabo, warangiza ugahita uza hano. Bahita bakwereka uhita uza hano, dore ngiyi application. Mo murayibona. Dore ngiyi. Hano niho uhita ukanda, igahita yidownloadinga. Ukandaho. Uhita ugira ute? Uyidownloadinga hano. Noneho warangiza ukaza kuyinjiramo, ugahita uloginga. Cyangwa waba udashaka gutunga application, ukaza kuri tuno turango dutatu, hari akandi kabora kaba kameze nka application kuri tuno tudomo dutatu two hejuru. Ukaza gutya, ukaza hano handitse ngo add to home screen. Yego. Akaba ariho ukanda, ugahita ukanda kuri add, hahita hazamo agashortcut nyine kameze nka application muri screen. Ariko ibyiza no kudownloadinga iriya application pe. Nibyo byagufasha. Kuri Play Store ntayiriho. Rero muri description nabasigiyemo link, no muri comment, muri comment niho ubundi neza muyisanga. Iyo muri description ubusanga kuyikanda bidakunda, iyo muri comment niyo bikunda. Kandi izi nimero mba nasize kuri screen, iyo ugira ikibazo ujya umbaza, nzajya ngusubiza, mba ndi ready yo kuba yagusubiza. Kandi nkibuke no gukora KYC. Buriya muri mining ikintu cya mbere ugomba kwitaho no gukora KYC. Ikindi kibazo cyose ugira kuri mining, unyandikire kuri no WhatsApp mba nasizeho hano, nzajya ngufasha byose. Sawa, turi kumwe. Ciao ciao.